miwishema agikuzo ntamahanga yose icyubahiro iteka. Gusoma Bibiliya birambuye umutwe wa 18 w'igitabo cy'Iyimukamisiri. Musa ahura na sebukwe Yetero. Yetero umuherezabitambo w'Imadiyani, sebukwe wa Musa, aza kumenya iby'Imana yagiriye Musa na Isirayeli umuryango wayo, amenya ukuntu Uhoraho yavanye Isirayeli mu Misiri. Yetero sebukwe wa Musa ajyana Sipora umugore wa Musa, kuko Musa yari yaramwohereje iwabo. Ajyana kandi n'abahungu ba Sipora, umwe yitwaga Gerishomu, ari byo kuvuga musuhuke, kuko Musa yavugaga ati ndi umusuhuke mu gihugu cy'amahanga. Undi akitwa Eliyezeri, ari byo kuvuga Hakizimana yanjye, kuko Musa yavugaga ati Imana ya data yarantabaye maze inkiza inkota ya Farawo. Yetero sebukwe wa Musa hamwe n'abahungu ba Musa n'umugore we baza kumusanga aho yari acumbitse mu butayu ku musozi w'Imana. Atuma kuri Musa ati ni jyewe Yetero sobukwe, nje ngusanga ndi kumwe n'umugore wawe n'abahungu be bombi bamuherekeje. Musa ajya gusanganira sebukwe. Amugeze imbere arapfukama aramuhobera, bamaze kuramukanya binjira mu ihema. Nuko Musa atekereza sebukwe ibyo Uhoraho yakoreye Farawo na Misiri byose ku mpamvu ya Isirayeli, amubwira n'amagorwa yose bari bagiriye mu nzira n'ukuntu Uhoraho yayabakishije. Yetero yishimira ibyiza byose Uhoraho yari yaragiriye Abayisirayeli igihe abakijije ikiganza cy'Abanyamisiri. Nuko Yetero aravuga ati haragasingizwa Uhoraho wabakijije Abanyamisiri na Farawo, maze imbaga akayikiza ubucakara bw'Abanyamisiri. Noneho menye neza ko Uhoraho aruta imana zose, kuko yazitsinze igihe zahigiraga be. Nuko Yetero sebukwe wa Musa atura igitambo gitwikwa n'ibindi bitambo bigenewe Imana. Aroni n'abakuru bose b'imiryango ya Isirayeli baza kwifatanya na sebukwe wa Musa, basangirira imbere y'Imana izo nyama z'ibitambo. Musa ashyiraho abamufasha guca imanza. Bukeye Musa yicara mu nteko ngo acire rubanda imanza. Rubanda rero bakirirwa bahagaze imbere ya Musa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Sebukwe wa Musa ngo abone ibyo yakoreraga rubanda, aravuga ati mbese ibyo ni iki ugira bariya bantu? Ni iki gituma uca imanza wenyine? Maze rubanda bose bakirirwa baguhagaze imbere kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Musa asubiza sebukwe ati nuko rubanda bansanga kugira ngo basiganuze Imana. Iyo bafite icyo bapfa baransanga nkabakiranura, hanyuma nkabamenyesha amabwiriza y'Imana n'amategeko yayo. Sebukwe wa Musa aramusubiza ati uko ugenza uko ntabwo ari byiza, bizageraho bikurembye, binanize n'imbaga muri kumwe. Uwo murimo uzakuvuna, ntabwo ushobora kurangiza wenyine. Noneho umva nkubwire, ngiye kukugira inama, maze Imana ibe kumwe nawe. Wowe ujye uhagarara rubanda imbere y'Imana, aba ari wowe ugeza imana zabo, aba ari wowe ugeza imanza zabo
ku Mana. Ubatoze amabwiriza n'amategeko kandi ubamenyeshe inzira bagomba kunyuramo hamwe n'ibyo bagomba gukora. Ahasigaye utoranye muri rubanda rwose abantu b'inyangamugayo kandi batinya Imana, abantu b'intabera kandi batikanyiza, maze ubagire abatware bategeka abantu 1,000, n'abatware bategeka abantu 100, n'abatware bategeka abantu 50, n'abatware bategeka abantu 10. Bajye bacira rubanda imanza zisanzwe, imanza zikomeye bajye bazikuzanira, naho bo bace imanza zoroheje. Bityo ugabanye umuzigo wawe, mufatanye kuwikorera. Nukora utyo uzashobora kurangiza icyo Imana igushakaho, kandi imbaga izashobore gusubira imuhira amahoro. Musa yumva sebukwe maze akora ibyo yari yavuze byose. Musa atoranya muri Isirayeli yose abantu b'inyangamugayo, maze abashyiraho ngo babe abatware ba rubanda, abatware bategeka abantu 1,000, n'abatware bategeka abantu 100, n'abatware bategeka abantu 50, n'abatware bategeka abantu 10. Bagacira rubanda imanza zisanzwe, bagashyira Musa imanza zose ziruhije, naho bo bagaca imanza zose zoroheje. Nuko Musa asezerera sebukwe asubira mu gihugu cy'iwabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tumaze kumva rero ukuntu Musa yahuye na sebukwe Yetero. Muzi yuko Musa ajya kuva mu gihugu yahungiye nyine hariya yashakiye umugore we mu butayu, ndetse nkeka ko bari muri urwo rugendo ariho yaje, ntibagendaga buri munsi, yagiye baga waciye ingando, yaje gusuhuza sebukwe Yetero. Twibuke ko abasore bari mu rugendo bava mu gihugu cy'uburetwa bajya mu gihugu cy'isezerano, aza guhura na sebukwe Yetero. Hari ubusobanuro bumwe baduhaye hano muri Bibiliya ntagatifu hasi 18:12, basangira imbere y'Imana izo nyama. Iyo batura guhoraho intama cyangwa irindi tungo, hari ubwo baritwikaga ryose igitambo gitwikwa, ubundi bagatwika igice cyaryo gusa, inyama zisigaye bakazirira imbere y'Uhoraho igitambo cy'ubuhoro. Kurira imbere y'urutambiro rw'Uhoraho ni nko gusangira nawe, ni ukunga ubumwe nawe, genda gusa n'ibyo mu Rwanda bitaga gutonora. Bibiliya ntangaje nanjye nabonye kubitandukanye. Igitambo gitwikwa ngo batangaga ituro, iryo batambye rigashya rigakongoka, uko umwotsi waryo uzamuka na ku ijuru, bakaba bari kurura Imana, bari gutanga ibitambo ngo bishimishe Imana. Ariko hari igitambo cy'ubuhoro, ho bafataga itungo bakacamo kabiri, igice kimwe bakagitamba, ikindi bakagiteka bakagitunganya, bakagisangirira aho ngaho ku rutambiro, mwumva ko bari kurya en présence de Dieu. Ntabwo nari mbizi, nanjye ndabyungutse. Twumvise inkomoko y'ubutegetsi. Bibiliya koko ni igitabo cyiza. Bakubwiye ngo ufate abanyagihugu bose muri mu gihugu cy'ububiri cyangwa cy'u Rwanda ubigishe, ntiwabishobora. Ariko ugenda uvuga uti ndabwira abakuru b'intara bageze ubutumwa kuri ba meya, bageze ubutumwa ku bagitifu b'imirenge, bageze ubutumwa ku bagitifu b'akagari, bageze ubutumwa kuri ba nyumba 10. Icyo gihe ubutumwa bugera hose, ariko kuvugira hose hari igihe biba bitoroshye. Ibyo rero bifite inkomoko muri Bibiliya. Babwira ko se wa Yetero sinanamenye aho byavuye, ni wagira inama Musa uko agomba kubigenza. Ati ntabwo washobora gucira imanza rubanda rwose, ahubwo ugende ubagabanyemo abatware. Bagira abatware bategeka abantu 1000. Abantu 1000 bavuga uti wenda tugeranye n'imiryango 1000 wagereranya wenda n'umurenge.
wa kera, segiteri ya kera, ingo igihumbi burya ni nyinshi, zimwe abantu benshi, ugereranye n'abatware bategeka abantu 100 nko mu kagari bategeka nk'abantu 100, ingo 100 ni nyinshi. Noneho ako kagari ka kera ubu ngubu serire ni ikintu kinini, n'abategeka abantu 50, ngubu muri nyamba 10 rwo tutanyumba 10, ariko mu mudugudu hari nk'abantu 50. Noneho n'abatware bategeka abantu 10, noneho muri nyumba 10 neza hari 10 famille, urumva ko byabyoroshye. Umuntu ucira ingo urubanza abantu 10 byanirana, uwisumbuye akaba ruca urubanza. Urumva iyo subdivision y'ubutegetsi muri Bibiliya mu ntangiriro rwose bitabo Iyimukamisiri mu twa 18 murumva ko irimo. Biraro ni igitabo cyiza kitujijura, cyaragira nicyo kitugezaho no mu itegekere iyo ku isi. Ntabwo ari ijambo ry'Imana gusa, harimo n'uburyo bwo kujijuka ku bintu bitandukanye kuri domaine nyinshi tuzagenda tubona. Ariko se kuki abantu bagomba guhora bashwana? Aba hari abantu hanukuruntu, umuntu ntabwo yamukira ntuzagire ngo ni iby'ubu gusa, ndabona ari ibya kera. Urumva ko nawe Isirayeli bashwana, gutekereza ko bari no muri ubwo butayu aho bari baraciye ingando, ariko bagashwana bigakenera ko babunga. Uyu munsi rero umuntu nimushwana ntuzahangayike ngo ni ibishya, ni ibya kera, ahubwo kwiyunga nicyo cyiza, kandi ngo imanza zabo bagashyikiriza Imana, kubaza Imana, kugisha inama Imana, urubanza rwawe ukaruragiza Imana. Imana niyo mucamanza utabera. Musa rero ngo imanza ziruhije nizo yakemuraga kandi akabahuza n'Imana. Tujye dushyira imanza zacu zose Imana, niyo abantu bakurenganya Imana yo ntizigere ikurenganya, kandi fo kubiha igihe cy'Imana kiragera, uwarenganyijwe akarenganurwa, ukuri guca mu ziko ni gushya. Tubisabirane rero gukomera ku Mana nk'uko nkunda kubivuga, twiringire ubutabera bwayo, niyo murengezi niyo uturengera. Aho warenganyijwe hose ishyira mu biganza by'Imana, izakurenganura. Mugire umunsi mwiza wuzuye umugisha, Imana iduhane umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Uragasingizwa nzira y'ukuri, habwa ikuzo n'amahanga yose, habwa icyubahiro iteka.